Nabahaye ikaze kuri wa muyoboro wanyu mukunda muri benshi ni Hagume TV. Reka nizere ko tugiye kugumana mwese mbonera no kugenda mbaha ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa gatandatu. Niba rero ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ukaba utarakora subscribe cyangwa se abone wicikwa cyangwa se ngurangare gato yabikore kubera ko kubana natwe n'umugisha ukomeye ukajya uhora unareba neza amakuru abagezweho kandi ugezwaho n'umuhungu wanyu muhora mwishimira, ngira ngo iri ni rya jwi ridahinduka habe na gato, ariko kandi n'ibitekerezo byanyu biradufasha, nibyo biduha imbaraga zo gukora amakuru nk'aya cyangwa kubageza amakuru nk'aya buri uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo turi butinde, ngira ngo murabizi ko igihe gihenda nukuza turasa ku ntego cyangwa ku ngingo tugakomeza n'izindi gahunda. Iyi ni impanuka yateye ubwoba abantu benshi gahamura batari bake, yabereye ahangaha muri uyu muhanda aho abantu benshi bakunda kunyura ari benshi. Sinzi ni nk'amahirwe ni nk'Imana yabaye ahangaha. Ndabizi uri kwibaza uti byagenze gute? Iyi mpanuka rero ikomeye yabereye aha muri uyu muhanda ugana Bisenyi, ahangaha Bishenyi ngira ngo abantu benshi barahazi, ni mu ikorosi riva ku Ruyenzi. Iyi akaba ari imodoka yari itwawe n'abagabo babiri cyangwa se yari irimo abagabo babiri, aho uwari uyitwaye yari ari ku muvuduko udasanzwe. Ubwo ni umuvuduko urenze uwagenwe. Naho rero abantu benshi bagiye bavuga ko uyu mugabo bakimara kubona aca, ahubwo n'abagiye babisikana nawe bagiye bavuga bati uyu muntu ntabwo aragera hagiye amahoro. Ubundi baravuga ngo ibijya gushya birashyuha, mw'abantu mwe mwirinde kugendera ku muvuduko urenze uwagenwe, mwubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga umuhanda. Nk'uko rero byagiye bivugwa n'abantu benshi bagiye bavuga ko uyu mugabo bakimara kugenda bamubona batangiye kumwibazaho, kera kabaye nyuma y'iminota runaka bumva ngo hari imodoka irenze umuhanda. Si no kurenga umuhanda gusa, bagiye bavuga ko ngo iyi modoka yaje kuguruka ikagwa hakurya kure y'umuhanda mu murima w'umuturage. Iyi modoka kandi ngo yayigonze igiti cy'umwembe, iragikurura cyose cyangwa se irakiranduraho cyari kiri ku nkengero za kaburimbo, aho yagitwaye ikakijyana nacyo cyangwa se ikagendana nacyo neza neza kugeza aho yaje kugwisha ubwahene nk'uko muri kugenda mubyibonera. Iyi modoka kandi ngira ngo uri kubona ko yangiritse mu gice cy'imbere cyane, gusa kubw'amahirwe cyangwa se aho Imana yitwa Imana ikanabera Imana isumba byose, ikaba yakinze ukuboko ahangaha nta muntu n'umwe wahatakarije ubuzima cyangwa se ngo akomerekere muri iyi mpanuka ku buryo bukomeye. Ni ikintu cyatangaje n'abantu benshi, abandi bagenda bavuga ko ari Imana yahabaye. Ubwo ntekereza ko bamwe muri mwebwe mukoresha imihanda igiye itandukanye, cyane abatwara ibinyabiziga ari binini ari bito, ahangaha mwakahakuye amasomo akomeye, kubera ko niba uyu nguyu wenda yagize amahirwe imodoka akaba ari ko yangirika, asiransi zishyura ibyo ngibyo, ariko ubwo atatakarije ubuzima ni amahirwe. Wowe se bizagenda bite? Rero ntuvuge ngo uyu nguyu ubwo atapfuye nawe ntuzapfa, ntago wamenya amahirwe ye cyangwa se amahirwe yawe, bityo mukwiye kwitwararika. Ariko kandi nkomeje kugenda nkubwira iby'abangaba babonye iyi mpanuka, bakomeje bavuga ko bemeje cyangwa se bamwe muri bo bemeje ko amakuru y'uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka cyangwa se wari utwaye iyi modoka yarenze umuhanda, yaje kuva muri iyi modoka igitaraganya akaza guhita yurira moto cyangwa se afata akamoto, abwira motari ati ngeza kwa muganga ntawamenya. Ubwo motari nawe yahise yerekeza kwa muganga. Abandi aho bagiye bavuga bati uyu nguyu yagiye kwa muganga avuga ati reka negere muganga arebe niba nta kibazo nagize. Uyu nguyu rero niba yatekereje ibi ngibi, birashoboka ko nta muntu n'umwe rero wahatakarije ubuzima. Bakomeza bavuga ko batangajwe no kubona uyu nguyu wari uri kumwe na mugenzi we bakoreye iyi mpanuka ahangaha. Uyu mugenzi we cyangwa se uyu wundi bari bari kumwe muri iyi modoka, we yari akiri ahangaha iyi mpanuka yabereye, ubona ko nta kibazo na kimwe afite. Ubwo Imana ibibemo hataza kugira uhatakariza ubuzima cyangwa se ngo abe yahakomerekeye ku buryo budasanzwe, kuko hari igihe impanuka iba nko muri ubu buryo ugasanga
ntago umuntu ahise abona ko yagize ikibazo kandi wenda yaviriyemo imbere, ugasanga mu minota runaka nibwo bigaragaye ko ahatakarije ubuzima. Ngayo nguko ibi ni ibyabereye aha ngaha hafi neza no ku Ruyenzi, ubwo bamwe muri mwebwe ngira ngo aha ngaha murahazi. Ni nayo mpamvu nkunda kubabwira nti igihe twibaniriye mu makuru nk'aya ngaya mujye munkundira mumpe ibitekerezo byanyu, bidufashe natwe kuba twarushaho kugenda tubategurira amakuru nk'aya ngaya aba yizewe buri uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo dutinda rero, reka twerekeze aha ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti bimeze biti? Aha murabizi ko hatajya habura udushya, ntago nkiburira, ngira ngo ni ahantu navuga ko ari ubutaka budasanzwe, kuko urebye ibintu bihabera, urebye ibintu bihavugirwa, nawe ubwawe wakumirwa. Haragaragara inkuru y'uyu musirikare ufite iri peti rya kapiteni mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu nguyu akaba yakinduwe cyangwa se yishwe arashwe n'uwari umurinzi we cyangwa se n'uwari esikoti ye. Ubwo birumvikana hari icyo yamujijije, ntabwo yapfuye kumwica gutyo. Uti byagenze ute? Ongera volume gato byose ngende mbigutangariza. Ibi ni ibyabaye rero mu masaha y'igicamunsi, ubwo ibi bikaba byabereye muri aka gace ka Ngururu gaherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Icyaje gutangaza abantu benshi rero bakanabihahamukiramo, nuko bamwe mu baturage batuye aha muri ibi bice bya Ngururu cyangwa se ahangaha za Masisi bahise bagira ubwoba, bakavuga bati ubwo uyu nguyu yapfuye twe ntituri burare, reka dukuremo akacu karenge. Batangira gusohoka mu mazu yabo barayasiga, batangira guhungira mu bihuru bigiye bitandukanye. Ariko kandi amakuru aturuka mu nzego z'umutekano akomeza avuga ko uyu kapiteni wishwe n'uwari isikoti ye amushinja cyangwa se ashinjwa n'uyu murinzi we kuba yaranyereje amafaranga ye y'agahimbazamusyi. Ibi bikaba byateje intonganya hagati y'aba ngaba bombi, bikaza kugeza ubwo uyu nguyu agize umujinya, ubwo n'umurinzi we agahita amubikamo urusasu. Andi makuru kandi avuga ko nyuma y'urupfu rw'uyu ofisiye, igikoba cyahise gicika mu baturage nk'uko nabigiye mbikubwira, bikaza kuba ngombwa ko bava mu ngo zabo bagahungira mu mashyamba no mu bihuru. Uyu musirikare nawe warashe uwo yarindaga yaje guhita atabwa muri yombi na bagenzi be, ndetse kuri ubu hakaba hategerejwe kugezwa imbere y'ubutabera kugira ngo uyu nguyu aryozwe ibyo yakoze. Ngayo nguko rero ibi niba byagaragariye muri iki gisagara by'umwihariko za Masisi muri aka gace ka Ngururu. Reka dukomeze tubirebeshe amaso, ahasigaye hazakoreshwe amategeko. Uyu nguyu abihanirwe, gusa yashakaga ibye, kuko murabizi ko aba bagabo hanini bajya bagira utuntu tw'utunyanga ku bigendanye n'amafaranga. Ni nayo mpamvu ahantu intambara zaho zidashira. Ngaho nguko nyereka mbashimire, mbabwira ngo amakuru yacu nakagaruka dusubire mu makuru yacu ari imbere. Asante sana.